wagicucu amafaranga ngwana y'ubusa amafaranga mwishyura n'ay'ubusa arubwo mu mango mungira akamaro amafaranga mwishyura n'ay'ubusa uraba ndangura n'ikibanza amafaranga bajya kukwanira wani mwabana ese Celine mazite mukobwa wanjye shani nyamvuga mukobwa wanjye ntukirirwe bitindaho cyane ntubizi ko mukunda se gahunda bimeze bite se bicyari mu rugo banyura cyahari bagiye kugenda okay ntacyo noneho kuva bagiye reka nanjye nari mvuye mu rugo kano kanya reka noneho nze nihuse uko biri kose ndaza bagiye wabangutse koko mva ndagutegereje rwose mu rugo bagiye pe zere ko uyu munsi turi bugire umunsi mwiza sawa sheri ndagukunda sheri banguka nyine banguka batari baza sawa naje Alo? Sheri wiriwe? Umeze ute se? Sha nanjye niriwe mu rugo kabisa. Wasimbutse se ukaza mu rugo ukaza ukandeba. Buri gihe kukimubwira ukumva ko naza kukureba mu rugo nta nubwo ushaka kumenya iwanjye basi ukuntu nari ahantu heza hameze neza mfite gato y'ubwenge bana oya bose none se ubwo nje nkasanga iwanyu barahari si byambana ibibazo bagiye alo baraza nkasanga ahese sasa rero baraza okay ntacyo ngiye kuza kukureba cyanda gutegereje pe kandi utinda baraba baje wabanguka ari kuranguye nanakinze noneho banguka pe ndumva ngukumbuye cyane Sheri humura nahagurutse iminota 5 ndaba mugezeho ubu naje rwose Sheri ukuntu mukumbuye nimubona ndaguhobera sinzi mufite inyota kabisa Kinywanyi genge bitese neza bitese bisawa nabi aha naheze cyanje hano imbere hari umukobwa umamagaye none aha umushiri wanjye akaswingingi ngo nawe ufite sheri nje mfite umusheri ubuse ubone ndinze ngana gutya uburarema caje ku buryo nta musheri umukobwa akagukunda cyane rwose akagukunda byanyabyo oya reka mwereke kugira ngo byemere jewe tuvugana aka kanya niwo maje kumamagara muri telefone itabona yamenetse ubwo urimo kuninza akaswira urimo kuninza ubwo reka nje kumureba yewe aho ntacyo katuzamukane n'ubundi naye ari umukobwa ngiye kuri hano haruguru ntacyo ugira ngo se wanjye wasimpaye iminota 5 sako kanya nabo mugezeho naho ubundi mani njyewe ndabona nanahageze kabisa njye ni hano kabisa nabandi uzi uko nanjye ari hano nje twaba dutera umukobwa abakobwa mu gipangu kimwe se wabona ari mu bapangaye nta wamenye sawa bye ubwo tuzongera kandi nanjye maje oyaze nanjye ndahaze ntacyo ubwo twinjirane sheri wanjye yambi sheri wanjye yambi shushu none se uyu mukobwa
none si uyu sheri wawe se? Uyu ni sheri wanjye mani. Sheri wawe wowe? Uyu ni sheri wanjye. Ntasa kunyuramo rero ukabibona. Ni wowe utumye abagurya? Cyangwa ni watumye abagurya. Ngiye maze ngiye kunizamwambika n'impeta none urimo kwivugisha. Sheri Paul disi. Ndera we, ndera. Ubu mu rugo bazi ko ndi koroneri. Mana we. Umva reka nkubwire. Wenda umva nkubwire ikintu gihe. Iki se? Nuko wenda abaye gutya atirimo no kuvuga. Mu rugo bazi ko ndagakabye, ndagafashe kandi do. Inzoga zarayamaze ndera we uragahambe kuzwana n'urugora batana ariko. Ibi urimo gukora byose bya. None se wowe barakuzi wowe? Iwabo anzererezi we. Ugatinyuka ukanyita inzerere. Wowe uri inzererezi ko wacu iwabo baranzi. Ni kubera iki wifata? Ukaza kunyivangira mu rukundo. Umva aho yaburetse reka mbanze nkubwize. Iki? Uyu mukobwa. Ibyo kuvuga ngo wanyu baramukuze ngo ibiki n'ibiki. Iki se wowe? Nanjye baranzi. Ikindi cya kabiri. Haburaga iminsi mikeya cyane. Bretse. Mwambika impeta. Urumva ibyo urantangaza Yesu we urantangaza. Ukura umuntu muri puberi ukamuha nyina ukamukarabya ukamuziga. Wowe wambika impeta sense. Kumva ndi umukobwa ko mari Chegare wenda baranga bino bikene mu rugupfi kimwabanya na zimwe ayiwe nebye wacu ha mu rugupfi kiko mwese murabakene Bajya kupanere wari mwabanya Ambundo wanditse. Ndakora kaza ku mukobwa. Ariko ubundi turimo gupfa ikiko. Ariko ubundi. Inyana y'imbwa y'umukobwa iradufashe iraduhamagaye twese. Mane dupfa umukobwa koko. Iradufashe none dore yanigendeye. Hari ubundi butirigo interineti zanjye. Niko ubu dupfa umukobwa. Ewe. Zari zimenetse hejuru y'inyana y'imbwa y'umukobwa. Mama. Ariko umukobwa we. Burura mukobwa numubonye. Mukobwa yafata duhama yaje ntiwaje guhamagaye. Yaje amamagaye. Singi telefone. Interineti zanjye zari zimenetse hejuru y'inyana y'imbwa y'umukobwa. Twavuganye inshuro zirenga 70 ingahe. Amwe ati yabanje ko dore wacu barahari ngo dore ngo baragira ngo nimbanguke. None ngo dore aragize gutya arigene sha. Umva ngiye nkubwire. U Rwanda rubyara abakobwa benshi cyane twakwirwa dupfa nura. Cyakora icyo mbonye. Wa mukobwa nimba uri no kunyumva. Itu ubonye asada semukanga. Tunigende. Reka twigendere mana. Ahubwo se yangigira ngo niruje kundi noneho yagiye. Ingegera ko nyiha amafaranga yanjye. Amafaranga nguha nayo iki wagicucuwe. Ndagasubira shubusubiza ko tamenya nahamwe yagiye. Bana weshe. Ingegera none ubu nzayikorera ikiko. Sebe. Kandi urufunguzo rumwe na rusize. Ruje kundi gicucu. Iyi mbwa ndayirukana rero nk'ukuntu mbanje ikameza hano inyuma y'urugi. Mana yanjye. Reka nyihamagare numve. Ibi bintu ntago bishoboka rwose. Yumvira noneho ngo ni opposition. Mba nivuye mu kazi ninaniriwe niruhiye yawa wesha uriya mukozi ni nk'intuza pe ni nko gufata intuzu ukayijyana mu ntuza nari reka ngiye kugireba ariko abadiveni beza baduhariye inzoga natwe tubaharira ibikoma bye namba saranye kimwe akabyara ngo yataje kandi nabirenze Shamani nirukansi imisozi ndarushye ndayimaze yose ingegera mba nayisigiye urugo ngikora amasuku ngiteke kandi nasize nyibwiye ngo nsanga yarashize n'amazi yo gukaraba none ndebera ku izina nsanze ntayo David ariko reka mpamagare David tebuka nkubwire
Nese David biteze hakunze so amakuru iwanyu mu rugo bariyo bagiye ku muhanda nawe mvuye kubareba. none se cya gikozi cyanjye bitaruje ukundi ntacyo wamboneye Mvura haruguru kuri botike ndamubonye ari kugenda yanika iminani mu muhanda. yanyweye yasinze shamana yanjye ishyano nakumira igendere ntakundi urwishigisha yararusoma nyine none se ngire nta kundi nagira isi nagirane naho bose nsanze kwa uyu munsi none ruranshingura kuko ndahungira hehe nitaje shwagorwa yagorwa we ntakunda ariko nagirane se bose wiriwe nawe yasinze ndakaswe ndayiriwe hano ngutegereze ujye kuvuga ngo wananze hano wagicucu amafaranga ngo nayubusa amafaranga mwishyura nayubusa arubwo mu ngo mugira akamaro amafaranga mwishyura nayubusa urabona ngura n'ikibanza amafaranga amazi nakubwiye guteka iyo ndibuze nka karaba wayatetse ugenda ugure hariya hepfo nta hari sindajyayo hari ibirenze n'ibiryo maze byashiriye ahubwo mufite ibibazo mbese wabonye ngo uhaye umushahara wa mbere urangije wigira mu kabari ese wari kujya njyane mu rugo kugira n'ubundi ratekesi yangezayo ubwo se wari kujya mbigenza ute harya ubundi wanyu ni hehe aha ni aho natazi ubuzima kubyo ndi muri gutanga report reka sha rwose nari kubanza nkitegereza umuntu wakundangiye nawe mwese muri kimwe akibaze nayo zanguruje ukundi ni narigera ugutungura none se urupfu rwaje kunyizirikaho wagihoniwe ihangana basenga nta munsi tutageragezwa ubu ni ukuvuga ndasinze muri make none se inzoga wanyweye noneho wari uri gusura ubwo baguhaye amakuru ndera we imbesire de contrepasse abasenga nta munsi ujya usenga se ubundi wowe mu rusengero haza wa gicucu hazaba z'insengero zose se ukareba hari urwananiye rurimo basi se hari n'uturyo nibura duke twasigaye ngo nire ko numva nshonje sinahita gusigira kandi wowe ugiye gukorera amafaranga se wari mu marasitorasi bya bintu byaje nenda ugeneye kurya ndarya ibisigaye ndabimena muri make wariye ukuraho ibitashiriye urarya hanyuma ibyashiriye uramena wumva ko njyewe ntabwo ndi gutya upfa kuba batibye intebe mu nzarega wagicucu amafaranga nguha nayubusa njyewe nakubaza amafaranga nguha nayubusa wakimara ngahibaze ko amafaranga nguha nayubusa ngiye kuzana umugore umupolisi yirinda kareza reka nkwereke sibyo mutazongera kungarura ntuzakinire iwanjye urukumva ntuzakinire amafaranga yanjye wagicucu we komanyo toka